weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu. Weekend yacu yatembereye muri Paruwasi Gatolika ya Gahunga Yezu Nyirimpuhwe, ahateraniye forumu y'urubyiruko ku rwego rwa Diyosezi ya Ruhengeri, aho abajene babashije gusangirwa ikiganiro cyiza ku mubyeyi Bikira Mariya bakigezwaho na Padiri Alexis. Padiri Alexis yakanguriye abajene kubona umubyeyi Bikira Mariya nk'umubyeyi wabo, umubyeyi ubahora hafi. Ati nk'uko Yezu yabwiye Yohana ati dore nyoko, namwe umubyeyi Bikira Mariya mumubone ku ruhande rwanyu nk'umubyeyi. Iruhande rw'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya Mukakiropa na Mariya Madarena. Yezu abonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati mubyeyi dore umwana wawe, na wa mwigishwa ati dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Ngo guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana he? Uwo mwigishwa yari Yohani. Yohani umuto mu ntumwa, Yohani umujene nk'amwe, Yohani umujene nkatwe. Ngo yamuhawe nk'umubyeyi, amwakira mu izina rya Kiliziya yose, ngo kandi amujyana iwe. Dukomeje kandi ku nyigisho nziza Padiri Alexis homone w'urubyiruko ku rwego rw'igihugu yagejeje ku bajene, yasabye urubyiruko ko nabo bakwiye gutwara umubyeyi Bikira Mariya iwabo mu mitima yabo, mu mibereho yabo, bakamubana nk'uko Yohani akimara kumubona nk'umubyeyi munsi y'umusaraba nawe yahise amujyana iwe. Nuko asaba abajene ati nimumugire inshuti nawe ababere umubyeyi. Cyazana ngo uwo mubyeyi nawe umujyane iwanyu. Ntukambara ishapure nkwambara agakomo gusa cyangwa umurimbo gusa, ahubwo uzirikane iryo banga ryo kubana n'umubyeyi Mariya. Igihe utangiye gucika intege ujye umwiyambaza, igihe utangiye guhangayika ujye umwiyambaza. Twifitiye umubyeyi udukunda, uwo nta wundi ni Bikira Mariya. Twifitiye umubyeyi udukunda, umubyeyi muziranenge mama we. Twifitiye umubyeyi wansumba, akindi cy'ijuru bwira mama we. Agamira ijuru hari rwera, niwe Mariya nyina w'Imana, watubyariye umutabazi mama we. Niwe Mariya nyina w'Imana, watubyariye umutabazi mama we mwiza. Umubyeyi rero twaramurazwe, twamuherewe ahakomeye ku musaraba, ni mucyo tumugira inshuti yacu, tumugire umwarimu wacu, tumugire urugero rwacu mu kwihangana mu bigeragezo, mu bwiyoroshye bwamuranze, mu guca bugufi byamuranze, mu isuku y'umubiri n'iy'umutima byamuranze, ariko no kubaho ubuzima busingiza Imana. Umubyeyi wacu Bikira Mariya, umubyeyi twarazwe na Yezu, umubyeyi twahiriwe ku musaraba, umubyeyi ugira inama nziza, turakwinginze ngo dusabire, udusabire nk'urubyiruko two kudohoka, udusabire nk'urubyiruko two gucika intege, dusabire imiryango yacu, kandi dusabire na bagenzi bacu bari mu bibazo bikomeye. Umubyeyi wacu Bikira Mariya, tweretse abajene bari muri gereza, mu bigo ngororamuco, abajene bari mu bushomeri, abajene banzwe n'imiryango yabo, abajene bajarajara mu madini, abajene bibera mu byaha bikomeye bagerageza kubireka ariko bikabananira, abajene batwarwa n'ibikoreshereze mibi y'ikoranabuhanga, kugira ngo basabire kandi bagire inama. Tweretse imiryango yacu mu makimbirane, tweretse ababyeyi bacu batabana cyangwa badakundana, tweretse imiryango yacu ibuze icyo kurya naho kuba,
kugira ngo yitabare. Mujye wacu Bikira Mariya, turamushimira ko yemeye kutubera umubyeyi. Yabasabye kandi kutagira ahandi bahungira usibye guhungira ku mubyeyi Bikira Mariya, bakamwigiraho cyane cyane ibyamuranze mu migenzo myiza yaranze umubyeyi Bikira Mariya. Aha kabiri udakwiye guhungira, ntabwo ukwiye guhungira kuguhuhura, ngo ntitugahungire kubaduhuhura. Bwira mugenzi we ngo ntugahungire kuguhuhura. Aha gatatu ngo tudakwiye guhungira, ntidukwiye guhungira kubahunga. Ntugahungire kubahunga. Wezi Imana uduhura iruhande, wezi Imana w'isoko idakama ibitangaza, Nyagasani Yesu, Nyagasani Yesu, Yesu nshuti yacu, tubabara igihe cyose twahungiye mu cyaha kubera ko twatekerezaga ko nta yandi mahitamo dufite. Tubabara igihe twahungiye mu ngeso mbi dutekereza ko nta kindi twakora, cyangwa se twibwira ko n'abandi ariko bimeze, tukibwira ko ubw'inabi cyangwa se icyaha cyakozwe na benshi byoroshye ubukana bwacyo kandi twibeshye. Ubuhungiro nyakuri buri muri Nyagasani. Ngo ubuhungiro nyakuri buri muri nde? Ubuhungiro nyakuri buri muri nde? Dore uburyo dushobora guhungira muri Nyagasani kandi tukamwizera koko. Guhungira muri Nyagasani tuba indahemuka n'isengesho. Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu.